kubana n'umuvandimwe nabyo ni ikibazo n'ubwo aba yagiye ko utebera nabyutse nsanga umutipe yagurutse kuko twapanze ngahita kigikoma mu gitondo ariko ntazarambona kabisa byayo ngiye rwose sinzi tuzanasera byose ko ndabona rwose ngiye abyuka aguruka agenda twapanze yo bro bimeze bitese ariko bro ibiki bimeze bitese ko bibona akajyana ibintu by'ibyo hirya aho ngaho rero kuno ubu twapanze urabyukute nk'ikikoma uravuga ibintu by'igikoma mu bintu bikomeye bro hano hanze abantu turi kwikingiza wowe aho ngaho uri igikoma agusema yumbabarira pe yumbabarira nico se nakugiye ko ngiye ndibuvyuko cyo kwikingiza akatoka atoka umva mubwire mani wowe ibyo bintu byo kuri kuvuga ngo ntabwo kujya kwikingiza ibintu biva mu nzira kandi ntabwo uzakomeza kubana nawe mani utikingije ntabwo bibaho se bihagaze bite ibiki se mani jya kwikingiza reka izo nshobora niba ukuntu bihagaze umbwiye nawe wabyimbiwe cyangwa se niba ngiye ntabwo navyimbiwe mani wowe uragenda bakagukingira ibisigaye gahunda ntabwo bijyana se abakobwa biri gusoma hari hanze ntabwo kutajya usakuza ngo biri kundi mani jya kwikingiza kandi umbabarire cyane ntabwo wabyimbiwe vyimbi urabona navyimbiwe he cyakuze wenda akantu ko umutwe karakurya ariko bihakata birangira ndagerageza ndebe ko najya ariko gerageza kabisa usimbukire ibintu byo kuzana ibintu by'ibikoma bikumva kandi bari abashitsi bajya bagusura nisanga abakobwa buzuye hano mwizi ntebe utazi ngo bikingije jya byumbabarira bro aya manje reka umwana w'ubana uri n'umurezi man kuko ngiye ibintu wakorera rwose ngiye sinako man nano uracyakomeza kuri gahunda y'igikoma man shabye horera rwose ubwo ntabwo nshonje ubu n'ukuntu meze ora no mukobwa yarwaye corona ko kwakarera waguki ahora napfuye ahubwo baba ari wowe nose gahunda ubwo urajyayo cyangwa ntabwo uri bugere tabandi bamwana nzawe ndabyiga gerageza man ujye kwikingiza ndakiza njoga za man cyo kumwana nzabuje anyine bandi gerageza kabisa ibyo kwishingiza nese man bimeze bite sawa ngahambira dore man ndi mu kazi waramubwira ngo ngurambwira ngo nguraza kumbwira ngo ibintu nshaka nibikinga mbwira man ejo ngo nicyo gitipe tubana ngo cyari ikingishe urumva cyakindi mu bana hano cyakindi mu bana hano ariko havuze ngo nyine ngo gukingi ngo bisheva ngo cyangwa ukaba nk'indobana ariko nabonye hacu yabaye ko nawe ushaka kugira ubwenge buke kandi umuntu agomba kugira ubwenge nk'ubwisamake ubu kugura mu tipe yakushizemo imbaraga kujya kwikingiza koko cyane bitakeza nkumva ntacyo y'umwana nese ko nabonye hacu yabaye reka mubwire amateka utaruzi nureba kiriya kiboro bagutera cya gishingiye wabuze uvuga ngo umuntu ngo aba ngo nk'indobani reka ngo amateka usko cya kiboro bakiguteye man urahebeba urumva none wamara guheba none nkatwe urabizwe nk'abasore mani gutera akabari ariko bakwawe birangira ibaza nahebebye noneho mani ntukabura ubwenge mani ubu se igihe wabereye wahoze se urya imyumbati n'ibijumbo ukanywa n'imibirizi ubu se ntiwabayeho abayo none se nyine bakabimenya none se cyo kuri ngo tureke imibirizi ahubwo uzajya uwahira n'ibyatsi mani by'imiravumba byose uteremo unywe urukingo rwake byose by'urukingo ni ibiki shakunga mwana yageze ndeye ko nanikingiza kabisa wikingiza ntukazongera kuba inshuti yanjye akoze mu bwiza uko kaboko yaranyeretse narebye bararumuteye yawe sha uko yabyange mwaryamanga akababara ariko byarangiye se nabikubwiye ndetse no uraza kureba nijoro uraza kumva uburyo araza guhebera uraza kugira ngo araranye n'ihene ni ubwenge mwana ni ubwenge nawe ugiye ku kazi mwana uragiye kwa beze bite mara kwa game shira mu nyera mwana egera hirya mwana amata ambabare egera hirya egera iyo nta metero iri mu hano egera mo nawe nyene umva nkabyikima cyo bahana abashitsi mwana ngo nuko ndi matari umumotari uraso umumotari mwana uvuze ko ejo ntarimo wabira ngo bikingize mwe none se kwikingiza ibyo biro no gusigamo metero ndakomeza kuvugana nawe ubundi wegeyeho hirya gato egeraho hirya ariko mwana jya amaza muhora hinde mwana egera hirya kandi nano bwana turi kubaka mwana reka negere hirya nta kibazo ngaho tuvugane ako mwana no kansuzugure no kansuzugura bro mwe muraribaga hano mwigize abantu hano hanze abantu bari kushika na corona ariko mwahanye urugwiro muri kuganira ibya hene n'imurori ako bundi se nacyo ngaho ako abagabo nkaho mu njyana bangwe nushiremo itafari mani nashizemo itafari ntabwo nishira ndi kujya mu kazi ariko ntabwo ndi gutera amagambo namwe
ibyo twari tubonye bo ntibabwenge Imana biki kireka mu buryo y'abashitsi nawe uyo ntabwo kubabwira nabi gahunda nuko nguko mujye muba muruzi ko twanyakeye basubunda gapfuka mu kariye gakwa akapfuka mu suru mu motari none se nje nakubaje kubura undi umumotari ibyo bihuriye none se agapfukamunwa none se amazuru ni ngombwa amazuru utwara ibisi none se Imana yakuremye uzajya upfuka amazuru n'umunwa ako mani wabumenya aho isi igeze maki nyakwiza ukuri ayabujye ugiramo ikinyapfura wabaye n'umushitsi byibuse abashitsi se uranga umushitsi ngo bishiramo itafari nashize mu ngaho nushiramo itafari tubyihorere cyangwa mari nanigendere nubone kandi genda nyakazi keza ariko gahunda izo ngizo mani bijya mugereza amashira mu intera mani murabona cyo mani ntabirenze kandi ubu none ukamubwira umuntu azajya yinjira yazanyereka kandi uko yikingije abantu bashitse mani jizana mani urabizi ko turi inshuti ariko ntabwo ndagusuzuguye ko turi inshuti icyo bansabye no gushyiramo metero wanze ugashyiramo itafari ngiri rwose uze guterekamo itafari moto tugende nta kibazo sister we nasi ko mwana agapfukamunwa wambaye agapfukamunwa se nasi ibyo ni ibiki nasi turagenda nta gapfukamunwa wambaye uza agapfukamunwa niko kari bugutware cyane ingiri bugutware ubwonko bw'urumva ibyo ngibyo bibaho none se ibyo ngibyo bihuriye no ko se basi waranikingiye covid kwikingiza none se ngiye ndimo ndashaka kubaza none se ugukingira ibyo byose ibyo urumva ndajya kuri moto yawe utarikingiye ntabwo ubwonko bwo tujyana ndafata abandi bikingiye ntuha agaciro covid nta gapfukamunwa wambaye nta nubwo wikingiye ngo uri mu kazi se nyabaki utambaye n'agapfukamunwa genda rwose akora ndebera cya gikobwa arakuntu kimenyereye ngo mata ngo ufite agakingi ngo nimba ari n'agakingirizo ngo nimba ari n'agapfukamunwa ngo waripimishije icyo gikobwa ubundi cyaranasaze ariko nanjye nzabikwipa mpaka igihe byanga bikunda bizarangira ntabwo nakwiteza biriya bishinga ubuze bizambuza kudatwara abagenzi ngo nuko ntikingije ninde se uzamenya ko nikingije rero ntabwo baba babikora sega kwa kumuntu wazinze umunyabimeze shamane akamubwire bro ndabona byahinduye isura wangu guteza zimpe neza bana ahubwo wa mutipe nushaka yabombe za namaze uzi ibintu byambaye ejo bundi nageze gutya njya mu muhanda cyo gutwara abagenzi akomane natunguwe no kubona ibintu muri ngewe ndumirwa naho ugiye gutya mpita mbona igikobwa cyari kiri ku ntebe ako cyambwiye amagambo mani numva ni danje siko cyambwiye twaratangiye kumva numva abantu yabana mbonye amafaranga tu wayabariye ntubizi se bari kumubari none rabuze agashya kaje kuba mukobwa yaratangira aho nasi ko mwana agapfukamunwa wambaye agapfukamunwa se nasi ibyo ni ibiki nasi turagenda nta gapfukamunwa wambaye uza agapfukamunwa niko kari bugutware cyane ingiri bugutware ubwonko bw'urumva ibyo ngibyo bibaho none se ibyo ngibyo bihuriye no ko se basi waranikingiye covid kwikingiza none se ngiye ndimo ndashaka kubaza none se ugukingira ibyo byose ibyo urumva ndajya kuri moto yawe utarikingiye ntabwo ubwonko bwo tujyana ndafata abandi bikingiye ariko mani na nyuma yaho nta mugenzi ukiri kuntega nta n'ubu ndakora ikigo numva ugiye ku nzira rero kakwerekeye rero umwanzuro muzima wafata urumva jya kwikingiza naho ko mani uracyafitiye umwumviro uretse uzatwara abagenzi utarikingiza ahubwo nanjye bumwe tuvugana ndemeye ngiye kujya hito ngiye kujya ahubwo akamubwira wateje tukagenda tuzindutse tukaba mu wa mbere urabizi ko haba hari akavuyo kenshi
kuri twazinduka twajya mu ba mbere kakavuga kataranaza ariko urabizi ariko njye mani ndumva mfite ubwoba bro ndumva mfite ubwoba mani none se ndumva mfite ubwoba mani ariko reka nkwereke mani maze guhomba amafaranga menshi mani uzi ko kuva icyo urabona muri cya gihe cyashize inza kukura hano wa mutipa akambwira kure wajya ngo niwe wanteye umwaka uriya mutipa rero uzi ko wajya umaze atera umwaka mani nawe yavuyeyo kandi ntacyo yabaye rero icyiza reka tugende ko yaje mu gitondo twikingize birangire kuko iyo byose iyo myaka ugura nayo ni ingaruka utarikingiza meze bite se mani ni sawa mani ushize warandakaje igihe nanazanaga cyana mwana wampaye udufaranga dukeya mwananduje uburiri bwanjye shaka yakora mwana mani ko uvuga gutyo simba nakwishyura amafaranga yanjye akuzi kugura umuntu n'umukozi wo gufura birabishuka wowe byose biziki ibyo tubyibore reka twigarukire noneho mfite icyana kirenze babandi njya mpora nkwereka mbese ariko se sha ura mugore w'umucyara mutaye burundu neza akumana ukuntu nazaga ndi kuruka mani ujye uva kunjije nka ziriya mani yenda kwiruka uzi ukuntu nagendaga ndi sibare banyishe se mwana bagenda gutura mu muhanda ariko dore agashya uzi ko iyo mvuganye n'umwana nkubwire urumva ibana nirwa mu kazi niyo mpamvu ubona mfite courage nubwo ubibona se iyo twavuganye ibintu biba ari fiyeti nyambona rwose iri gukubita inyundo ewana ugira ngo warishe cyakawuga cyangwa ibiri ubwo rero ndashaka kuza kumukwereka ejo cyangwa ejo bundi ariko ndashaka kugira ngo noneho dupange neza sibyo apana bya bintu byawe ujye uhora unsebye ndashaka kugira ngo unize geto ikindi ube nka kadogo wanjye tuma baburetse urumva njye nkutuma urumva unyubahe mbese nimvuga nyine ngo kadongo zana fanta cyangwa uzana amazi uhita uvuga ati yego boss papa singuce mu ijambo please wampaga 10 uzongera herindi 10 kuyanga nanjye njye hasi yawe urumva ubwo ni 20 kwa kumyanga wa 10 nkabakadogo ku 10 karaka ntago byakunda nari 20 ibyo ndabyemera njye nzi kubita ku iposhe okay reka nkwereke ntacyo bintwaye nubwo ntayaguha none ntayaguha n'ejo mu kazi sibyo ariko ndashaka ngo ube kadogo mbese njye nkutuma nkukuze ukuntu umukozi wahashebuje Jesi icyo mpaka bifaranga biki utazongera kunzanaho bya bintu byawe cyaje mwana nanjye watsuze ibifaranga ibihumbi 8 wampaye nsiga muri ibintu byo nturabimpeza ngo nani se ntabara kibazo ntabwo bibiri byanyu utayampereye ubundi ahubwo nabo kugira ngo none unamuzana nibyo birabishiwe 22 ikintu cyabaye igitari 22 se urabona ngiye ko mbanzanya amafaranga ahwanye n'igikorwa tugiye gukora ndabona yazanye n'ibyo bibiri ahubwo wowe fata ayo ngaho nzaba nzanye ayo ngaho uzaba uyerekeye ako nanjye nayo ntuzatindema ko nutayama nzahita ngo kuzaho sinzongera gutiza agata yanjye kare okay ntacyo reka wowe njye kwitegura sibyo ubwo ejo cyangwa ejo bundi ndaza kuguhamagara kuri telefone sibyo bana ari umwana ari noneho mfasha hano ngende kugira ngo ariko tuzatwakoropye twanavuze neza nta kibazo akoropye wavuze ariko ntari bimani ntari bireka ngende njyewe ngiye kugenda nkubitemo ka gapira cyangwa se ka gashati kandi sibyo kugira ngo ibintu bigende neza nta kibazo musa ariko ibigo by'ikigero byabaye indaya kabiri nuko nabidingisa mu madigi bidingisa amapanta bidingisa amashati papa gitaye abana gitaye umugore gisize nka mu cyaro nayo kimwe kiruka nka Kigali ngo kiruka mu bana cya kintu kizanarwara sida ariko ubundi irahabikobwa n'irwanzana ariko nta hapfa wavutse n'ubundi kigarabara uwo mugore ubu se umugore wo mu cyaro azamenya ibyo ndemo reka nzabwo mubagare wa mutipe wanjye Yes bro. Habari zako? Sasa uko wapi? Unafanya nini? Sasa rero umva rero nkubwire. Halo? Umva rero nkubwire. Barwana ngiye kujya kurureba nizere kuri mu rugo cyangwa wagiye ubwari wo. Wanakorubye.
okay noneho njyewe ngiye guhita ngenda njye kuroreba ubwo ndongera nkuvugishe cyangwa se ndaza mite ninjira mu rugo nyine nkomanka nk'iwanjye urumva wataza kunsebya nshaka bya bigaragare ko ari iwanjye urumva nubwo mba nagwaye amafaranga bitabye ko utaza kongera kunkorera nka bya bindi wankorera ubushize ubundi uri muri umuntu w'amafaranga wajya ureka gukunda amafaranga wowe okay ntacyo wowe icyo nshaka no kugira ngo uze kuba akadogo wanjye werekane ko mbese ahangaha ari iwanyu sibyo sawa nzigiye mpamagara cyane nicyo nkubwira duhoreho twakakwiye guhorera iciyemo bitese mukunda ubu ngubu hamagaye nacyo uri mutekereza noneho reka noneho duhurire hahandi munsi kuri ka gahanda noneho tugiye mu rugo nyine unadusure nta kibazo hari ikibazo se ariko nawe rwose nawe na capati rwose oya nta kibazo iwanjye se ko nta kintu cyahabuze nta kibazo rwose sawa nta kibazo yawe reka nze noneho urabona ko ufite inzu nziza se ndabona itwite ubwo rero uzajya uza wisanga si ubu noneho akadogo ari heza gira n'akadogo mbere ntabwo yanakinze pe karibu wanjye karibu rwose bite sha yego boss si kuba utakinze inzu karibu nandi hafi nta kibazo nandi hafi si sha kuko si ninda kubwira munyambarira isaha koko isaha yanjye ntiyahoze koko dore mba mfite n'indi buriya hakwiye boss ako nyine mubabarire basi ubwo nyine nawe yashatse kuringamo nk'aho warenze iyo yambaye none se njye namugurira okay ubu twitaba ko mukazongera karibu rero urabona ko narakubwiye ahantu mbangiye aba ari heza cyane kubibona kubibona ni ukuri shero hanyuma se umwakiriza agakiza ndanywa fantasi sito kadogo sinakubwiye cyane kiba cyagira iyo kimaze kurya nta n'iki nese n'ubundi ajya gusuzugura se ariko nanjye sinzi ibintu byamubayeho ubu ntabwo ajya wenda byashoboka kuba wenda atari hafi aha ibyo muhamagara reka njye kumureba mu cyumba sibyo kugira numve ahantu kiri nta kibazo sheri dore kiba cyanasize kinina kindemo ariko nacyo reka murebe ntabwo genda umurebe sheri reka wenda wasanga ari mu masuku ntawambi oya nta bibi reka murebe cya kigabo ni igikire burya we bigeze hano si ngombwa ko yaba afite undi mugore mu cyaro ariko ntacyo bimbwiye nzamwihambiraho nzamukura mpaka turabona hajya mba nahamagaye ubundi kuko nta rusoro kuko nahamagariye ko uba wagiye uba wagiye nandi mbona ukoze ibintu bose uramubaze ngaho utambuka hariya wumva siko mbona uzomeze nk'uwari ibiryo by'abana nakubwiye nabi sheri se unoza akahanuka umubwiye nabi unoza akahakikira kikoze ntabwo witwara neza se rata bose rwose kunyuruka nawe yawe usunaje basi mubabarire nyine ngaho ncara hariya wumva ikintu nshaka gutuma rero cara hariya ese ubundi iyo telefone ni yande kandi rwamabuje telefone si yawe sheri mpande caraho burya ngo bakuzanira agashya ndanywa citriconje ikonje n'umuhera
nese nayimesha none nzi ko ushaka umuntu kuko nyine abantu badakunda imihero yaba ntabwo nayinywa nafite umuhera ariko ntukajye umureba ubu si ubwo ntimushige wahera umubwira kare ngahaguruka ugende haguruka ugende haguruka genda ukamubwira oya najyana gusa ajya gusuzugura se basi ayo mpamvu kandi ubanguke tureka rero amareza akora nk'uko kiriya gikoze gifite akaboko kandusha yakoze amatubuye se ubundi yabara ko utari biti indamuka kugira mu gitondo abyukira ku magi n'icyayi saa sita ariko se nakubwira mayoneze akutundo nese uzira iki nyine abakozi baririra nyine twe tugasigara gutya ariko ntacyo ubwo wenda yaba ameze neza ntacyo bitwara sibyo ariko abona ko ahantu mba ntacyo nemeye ndabona hameze neza cyane nemeye pe wanyemeje urasa neza byataye niyo mpamvu ngukunda rwose urasa neza rwose ku rwego ruri hejuru wanjye none se ubundi nta nubwo uragera mu cyumba ngo unaharebe uko hameze icyumba mbese hano twicaye hari ikibazo ngine nkwereke no mu cyumba ntacyo watwaye uharebe rwose ishuri nta kibazo maze biratagenda nyine duca cyane gifite umutwe nk'uwisamake neza ujye wamubwira wagiye basi ugabanya bose we ntayizanye kuri nyoko ya kuri Gapada sa sa gapada pada pada. nenzwe mugishyire mu cyumba cy'abashitsi nterugendo mu cyumba cyanjye ngo rwamenyereye rwose Shemani mani waryamye wasinziriye mba mani byose ariko wangu nayo ntabwo mubwira reba ukuntu ibintu ndabona ibintu byabaye Shemani ubu sinziriye mwanya cyakoze ko nta byaba mani siba amasaha ko umaze kuhasanga niko mudataha ako se mani mfite ikibazo aho mani umukobwa yanze gutaha mani nayo turamusangira se mbwira none niba wumye ko tumusangira none ibyo se bimbi yanze gutaha ngo ntusohore nuko yavuze ngo nubundi baraguma hano kandi mubwiye kukura namubwiye ko nubundi mana muri wanyu ariko yanze gusohoka erega ntabwo afite ishingiro icyambere cyo wagize kadogo wawe urumva yabonye ko ufite amafaranga menshi urumva kandi bwabwemezi bwanyu mujya mwemera gakeya ku bundi noneho mfasha ikintu umusohoremo sibyo kuko ndabona namubwiye ati basi ngo nujye no hanze yabyanze yakwamenye ntabwo nshaka yemeranya naziguze murya neza n'umutwe no kubyemerana aya mana ntabwo nshaka rwose gutunga umugore reka aya na cyari kwa bwose urabona ko umuntu yagitunga n'icyazakurira mu nzu ma kingana n'ibyo cyo nabonye kingana sukurana byakunda ko kabisa basi we mfasha tugende gisoro mugati basi sohoka nibyaga mani ni kungufu musura ubwo ndakibwiza kuri kwa cyemeraga hano nkigiye kari wawe none ndamusaba mvuga ngo ikinde nabugize iwanjye none wowe genda mubwire urumva umubwira ati reka nje kugira ngo ubwira ati none wowe ngwino werekana dusohoka tugiye kunywa akacupa sibyo kugira ngo kite gisohoka ko nta cyabyanze ukamanika wicaye ukamanuka uhagarara